Ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa mbere. Ibyariho kuva mu ntangiriro nibyo twiyumviye kuri ijambo nyir'ubugingo, ibimwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu, tukabyitegereza, tukabikora koza ibiganza byacu, nibyo namwe tubamenyesha. Koko ubugingo bwarigaragaje maze turabwibonera, none turahamya kandi tukabamenyesha ubwo bugingo buzahora witeka, bwari kumwe n'Imana kandi bukatwigaragariza. Nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje, kugira ngo namwe mwunge ubumwe natwe, maze twese twunge ubumwe n'Imana Data hamwe n'umwana wayo Yezu Kristo. Kandi ibyo tubibandikiye kugira ngo ibyishimo byacu bisendere. Dore rero ubutumwa twamwumvanye ari nabwo tubasohojeho. Imana ni urumuri, kandi muri yo ntiharangwa umwijima na busa. Niba tuvuze tuti twunze ubumwe nayo, nyamara tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, ntabwo tuba dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu rumuri nk'uko Imana ubwayo iba mu rumuri, tuba twunze ubumwe n'abandi, kandi amaraso ya Yezu umwana wayo akadukiza icyitwa icyaha cyose. Niba tuvuze tuti nta cyaha tugira, tuba twibeshya ubwacu, nta kuri kuba kuturimo. Ariko niba twishinja ibyaha byacu, Imana idahemuka kandi yuje ubutungane izatubabarira ibyaha byacu, kandi duhanagureho icyitwa ubucumuzi cyose. Niba rero tuvuze tuti nta cyaha twigeze dukora, tuba tuyigize umubeshyi, kandi ijambo ryayo ntiritubemo. Umutwe wa kabiri. Twana twanjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura. Ariko naho umuntu yacumura, dufite umuvugizi imbere y'Imana Data, ari we Yezu Kristo intungane. Ni nawe igitambo cy'impongano y'ibyaha byacu, ndetse atari ibyaha byacu byonyine, ahubwo n'iby'isi yose. Dore icyo tumenyeraho ko tumuzi, ni uko dukurikiza amategeko ye. Uvuga rero ati ndamuzi, ariko ntakurikiza amategeko ye, aba ari umubeshyi, kandi nta kuri kuba k'umurimo. Naho ukurikiza ijambo rye, muri we urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko. Ngicyo ikitumenyesha ko turi muri we. Uwibwira ko aba muri we, agomba nawe kunyura mu nzira Yezu ubwe yanyuzemo. Nkoramutima zanjye, ntabwo ari itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko risanzweho mwari mufite kuva mu ntangiriro. Iryo tegeko rya kera ni ijambo mwumvise, nyamara kandi ni itegeko rishya mbandikiye. Ibyo bikaba ukuri muri we no muri mwebwe, kuko umwijima uhise, maze urumuri nyakuri rukaba rumuritse. Uwibwira ko ari mu rumuri kandi agakomeza kwanga umuvandimwe we, uwo aba akiri mu mwijima. Naho ukunda umuvandimwe we aba atuye mu rumuri, kandi nta n'ikimurimo cyashobora kumugusha. Ariko uwanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima,
akagenda mu mwijima ntanamenye aho agana, kuko umwijima uba wamuhumye amaso. Twana twanjye, ndabandikiye kuko mubabarirwa ibyaha byanyu mubikesheje izina rya Yezu. Namwe babyeyi, ndabandikiye kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro. Rubyiruko namwe, ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana Data. Narabandikiye babyeyi kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro. Narabandikiye rubyiruko kuko muri abanyembaraga n'ijambo ry'Imana rikaba ribatuyemo, kandi mwatsinze Sekibi. Ntimugakunde isi n'ibyo ku isi. Niba umuntu akunze isi, urukundo rw'Imana Data ntirumubamo. Kuko ibiri ku isi byose, nk'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso n'umwirato w'ubukungu, bidakomoka ku Mana, ahubwo bikomoka ku isi. Koko isi irayoyoka hamwe n'irari ryayo, nawe ukora ugushaka kw'Imana abaho ubuziraherezo. Bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Mwigeze kumva bavuga ko nyamurwanya Kristo wagiye kuza, none ubu ngubu abarwanya Kristo badutse ari benshi. Tumenyeraho dutyo ku isaha ya nyuma igeze. Abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu, kuko iyo bajya kuba abacu baba baragumanye natwe. Nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu. Mwebweho Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Nuko rero sinabandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo nabandikiye ko mukuzi, kandi ko nta cyitwa ikinyoma gikomoka ku kuri. Ninde mubeshyi ataruhakana ko Yezu ari Kristo? Nguwo nyamurwanya Kristo, uhakana Imana Data na Mwana. Umuntu wese uhakana Mwana ntaba ari kumwe n'Imana Data, na uhamya Mwana aba ari kumwe n'Imana Data. Mwebweho rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro nibubagumemo. Niba ubwo butumwa mwumvise kuva mu ntangiriro bubagumyemo, namwe muzaguma muri Mwana no muri Data. Dore isezerano we ubwe yadusezeranyije ni iryo kuzaduha ubugingo buhoraho. Ngibyo rero ibyo nagira ngo mbandikire ku byerekeye abashaka kubayobya. Naho mwebwe, isigwa ryabakoreyeho ryabagumyemo, mukaba mudakeneye ko hagira undi uza kubigisha. Ubwo rero isigwa rye ariryo mukesha kumenya byose, rikaba ari irinyakuri kandi ritabeshya, nimugume muri we nk'uko mwabyigishijwe. Bityo twana twanjye, nimugume muri we, kugira ngo igihe azigaragariza tuzagira amizero yuzuye, kandi twe kuzakorwa n'isoni zo kuba turi kure ye igihe cy'amaza ye. Niba muzi ko Kristo ari intungane, nimunamenye ko umuntu wese ukora ibitunganye aba akomoka kuri we.
umutwe wa 3. Nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenye Imana. Nkuramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari by'ukuri. Umuntu wese kandi umufiteho ayo mizero arisukura nk'uko nawe ari umuziranenge. Umuntu wese ukora icyaha aba arwanyije itegeko, kuko icyaha ari ukurwanya itegeko. Ariko rero muzi ko Yezu yazanywe no kuvanaho ibyaha, kandi akaba nta cyaha kiba muri we. Umuntu wese ugumye muri we ntiyongera gucumura ukundi, naho ucumura wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Twana twanjye, ntihakagire ubayobya. Umuntu wese ukora ibitunganye aba ari intungane, nk'uko Yezu ari intungane. Naho ukora icyaha aba ari uwa Sekibi, kuko Sekibi ari umunyabyaha kuva mu ntangiriro. Ngicyo icyatumye umwana w'Imana yigaragaza, ni ukugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntaba agishoboye gukora icyaha, kuko imbuto yayo iba imurimo. Ntashobora rero gukora ibyaha ukundi, kuko yabyawe n'Imana. Dore ikigaragaza abana b'Imana n'abana ba Sekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye cyangwa ntakunda umuvandimwe we ntakomoka ku Mana. Dore rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro, tugomba gukundana. Ntitukagenze nka Kayini, uwakomokaga kuri Sekibi agahotora umuvandimwe we. Yamuhotoye abitewe n'iki? Nuko ibikorwa bye byari bibi, naho iby'umuvandimwe we bikaba bitunganye. Bavandimwe, ntimugatangazwe n'uko ab'isi babanga. Twebwe tuzi ko twambutse tuva mu rupfu tukajya mu bugingo, kuko dukunda abavandimwe bacu. Udakunda yapfuye ahagaze. Umuntu wese wanga umuvandimwe we ni umwicanyi, kandi muzi ko umwicanyi uwo ari we wese atagira ubugingo buhoraho muri we. Dore icyo tumenyeraho urukundo, nuko Yezu ubwe yemeye guhara amagara ye kubera twebwe. Natwe rero tugomba guhara amagara yacu kubera abavandimwe bacu. Niba umuntu atunze iby'isi maze yabona umuvandimwe we akennye ntamugirire impuhwe, urukundo rw'Imana rwamubamo rute? Twana twanjye, ntitugakunde mu magambo no ku rurimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri. Nibyo tuzamenyeraho ko turi ab'ukuri, maze tuzabonereho guhesha ituze umutima wacu imbere y'Imana. Kuko naho umutima wacu waducira urubanza, tuzi ko Imana isumba kure umutima wacu, kandi ko ibona byose. Nkuramutima zanjye, niba umutima wacu udafite icyo udushinja,
dufite amizero yuzuye ku Mana, maze icyo dusabye cyose tukagihabwa, kuko dukurikiza amategeko yayo kandi tugakora ikiyinyura. Dore rero itegeko ry'Imana ni uko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristo kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Kandi aho tumenyera ko Imana iturimo ni uko yaduhaye Roho wayo. Umutwe wa 4. Nkoramutima zanjye, nimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe, kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana, kuko hadutse abahanura b'inyoma benshi bagakwira ku isi. Dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana: uwemera wese Yezu Kristo wigize umuntu aba akomoka ku Mana, naho utemera Yezu uwo ntaba akomoka ku Mana, ahubwo aba akomoka kuri nyamurwanya Kristo, wa wundi mwumvise bavuga ko azaza, none ubu akaba yarageze ku isi. Mwebweho twana twanjye mukomoka ku Mana, kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko ubatuyemo asumbye kure umugenga w'isi, bo n'ab'isi. Nicyo gituma bavuga ururimi rw'isi, maze ikabatega amatwi. Twebweho turi ab'Imana, uzi Imana aratwumva, naho utari uw'Imana ntatwumve. Aho rero niho tumenyera umunyakuri n'umunyabinyoma. Nkoramutima zanjye, nidukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akanayimenya. Naho udakunda, uwo ntiyamenye Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe: Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe. Nguko uko urukundo ruteye. Si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere, maze yohereza umwana wayo ngo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Nkoramutima zanjye, ubwo Imana yadukunze bigeze aho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko niba dukundana, Imana idutuyemo, kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe. Aho tumenyera ko turi mu Mana nayo ikatubamo, nuko yaduhaye kuri Roho wayo. Natwe twarabyitegereje, none turahamya ko Imana Data yohereje umwana wayo kuba umukiza w'isi. Umuntu wese uhamya ko Yezu ari umwana w'Imana, Imana imuturamo, nawe akayituramo. Twebwe twamenye urukundo Imana yatugaragarije, kandi turarwemera. Imana ni urukundo. Umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Nguko uko urukundo rwaganje muri twe, ku buryo nta bwoba dutewe n'umunsi w'urubanza. Kuko uko Yezu ameze, ariko natwe tumeze muri iyi si. Nta bwoba bubangikana n'urukundo, ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushyitse.
twebweho tujye dukundana kuko Imana yadukunze mbere. Niba umuntu avuze ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umubeshyi. Koko rero umuntu udakunda umuvandimwe we abonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona. Dore rero itegeko Kristo yaduhaye: ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Umutwe wa 5. Umuntu wese wemera ko Yezu ari Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Dore icyo tumenyeraho ko dukunda abana b'Imana, ni uko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo. Dore gukunda Imana icyo ari cyo, ni uko twakurikiza amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntavunanye, kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi. Intsinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu. Ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana? Uwo nyine niwe waje ku bw'amazi n'amaraso, aba Yezu Kristo. Yaje atari ku bw'amazi yonyine, ahubwo ku bw'amazi n'amaraso. Ni Roho ubihamya, kuko uwo Roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: Roho, amazi n'amaraso. Kandi byose uko ari bitatu birahuje. Niba twakira ubuhamya bw'abantu, ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho, kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Uwemera umwana w'Imana aba yakiriye muri we ubwo buhamya, naho utemera Imana aba yigize umubeshyi, kuko atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Dore rero ubwo buhamya: Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri muri mwana wayo. Ufite mwana aba afite ubugingo, nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo aba afite. Nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Dore rero amizero dufite muri we, nitugira icyo tumusaba gihuje no gushaka kwe, azatwumva. Ubwo rero tuzi ko atwumva mu byo tumusabye ibyo ari byo byose, tunamenyereho ko dutunze ibyo twamusabye. Niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha, ariko icyaha kitajyana mu rupfu, namusabire, maze Imana imuha ubugingo. Niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu, habaho icyaha kijyana mu rupfu. Uwakoze icyo si we mvuze ko mugomba gusabira. Ubugome bwose ni icyaha, ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi, ahubwo umwana w'Imana aramurinda, maze Sekibi ntamugireho ububasha. Tuzi ko turi abana b'Imana, nawe isi yose ikagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubushishozi kugira ngo tumenye nyir'ukuri, kandi turi muri nyir'ukuri tubikesha umwana we Yezu Kristo. Niwe nyir'ukuri, akaba Imana n'ubugingo buhoraho. Twana twanjye, nimwirinde ibigirwamana.